Umunyarwanda yaciye umugani mu Kinyarwanda ati gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho. Mu Bibiliya naho hakavuga ngo kugira umugore ni byiza cyangwa se urushako ni rwiza ariko wihanganye ntushake byaba byiza kurushaho. Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru iri kugenda trending hirya no hino, amafoto mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga kuri social media zitandukanye, Instagram, TikTok na YouTube, y'umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana Ishimwe Vestina uririmbana n'umuvandimwe we Dorcas. Inkuru nyinshi iri kugenda trending rero yuko ashobora kuba yatandukanye n'umugabo we, ikaba byashize abantu benshi mu rujo bitewe n'ubutumwa yagiye atangaza kuri Instagram. Tiza iminota mike kugira ngo mbashe nkunyure muri make ibyabaye kuri uyu muhanzi nkubwire uko byagiye bigenda. Umuramyi rero Ishimwe Vestina uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana yateye benshi kwibaza byinshi nyuma y'ubutumwa yashize kuri Instagram ye, agaragaza ko abayeho mu buzima atishimye kandi atahisemo, ndetse agaragaza ko kwicuza gukomeye. Yagiye yicuza rero gukomeye bitewe n'aya magambo, yavuze ati uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo aribwo nahisemo, mbayeho nabi kandi ntabwo ari njye wabihisemo, kandi ibi ntabwo ari byo nkwiye. Ndabizi nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo bitwaye. Imana yemera ko ibintu byose biba kugira ngo twige. Nize byinshi rero, nta mugabo uzongera na rimwe kumbeshya rizima ukundi kugira ngo yangize ubuzima bwanjye. Undi mugabo nzahitamo kubana nawe nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, menye buri kimwe cyose kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Aya magambo yagiye avugisha abantu benshi kuri Instagram, kuri TikTok no kuri YouTube. Avuga amagambo yashize kuri Instagram ye agaragaza uburyo abayeho we n'umugabo atishimiye. Abantu benshi bagiye bayagarukaho. Bishoboka kuba Vestina atabayeho mu buzima bwiza, nta wamenya uko wenda bimeze ko wabayeho, wenda hari igihe aba ari ibihuha cyangwa se ibintu bitandukanye, ariko ubutumwa yatandukije kuri Instagram ye byatumye abantu benshi bibaza uko Vestina ashobora kuba abayeho. Mu kiganiro aherutse gukorana na Irene yigeze kuvuga ngo ari kubwira Dorcas uko ari kuvuga ngo Dorcas mushuti wanjye cyangwa se muvandimwe wanjye ntuzihutire gushaka. Ubwo abantu bagiye babihuza n'aya magambo yagiye avuga, bituma yuko batangira gukomfaminga yuko ashobora kuba atabanye n'umugabo we neza Idrissa. Ubutumwa rero bwatumye benshi hibazwa byinshi, niba yaba yatandukanye n'umugabo we Idrissa baherutse kurushinga, cyangwa se niba ari ikindi kibiri inyuma, cyangwa se hari izindi mbogamizi ashobora kuba yahuye nazo uyu mwana w'umukobwa. Rero ntabwo turamenya byinshi cyangwa se ngagire byinshi nawe atangaza yeruye kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza niba koko yatandukanye n'umugabo we. Ikintu uri buze gukora kandi subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubashe kumenya ibyabaye, iyi nkuru ntize kuba yagucika. Byaba ari ikibazo gikomeye rero ku mwana w'umukobwa na kuriya wumvishe ngo asenye hakiri kare. Gusa ntawitamo uko wagubaka aho guhubaka Imana. Reka twizire yuko bishobora kuba ariyo cyangwa se byatari byo, nabwo nta kundi ashobora kubyakira. Ahariho hose tumwifurize kwihangana, n'undi wese nk'uko yagiye abyivugira, umugabo wese wazongera kuba nawe azabana nawe neza, Imana izamuhenemo umugisha mu gushaka uwundi azagira isomo ririmo. Rero niba ugiye gushaka banza wige neza ko mugiye kubana. Turabakunda cyane.